gusezererwa n'indera, nkasezererwa n'umuganga wese wari ushoboye akambwira ko atanyohereza mu Buhinde ndwaye negatifu nta ndwara ndwaye. Urumva urwo rugendo rwose njye nta ndwara nari mfite. Kugeza iyi saha sinzi na malariya uko imera, n'izo nagize nazigize kubera ingaruka z'ibinini nanyweye n'ishinge natewe kuko nagize ubwo ibinini binanirwa, abaganga bananiwe babuze ibisubizo, nageze hano Imana iraseruka. Ndababwiza ukuri ndicaye, ntabwo namaraga iminota ntabonye icyo kurya ngo bikunde kubera nahitaga n'inzara ikantera umutwe, kubera ko ibinini nafataga byari bifite ubukana, byari bifite ingufu zirenze, byanteraga ibitotsi bikantera no kurya. Iyo nabaga ntababara nibwo nabonaga ibitotsi, barankarumaga bakantera inshinge bagakora ibishoboka byose. Niba uburibwe bwafashe iminsi 7 bukaze, kamara iyo minsi 7 ibintu byose byanze. Nyuma ya minsi wabari yarangira ya miti igatangira igakora. Iyo banteye yose naba ndi hano aho ngeze hose hasaba umuntu aho mpegeka aba muri butike yaba muki mpengeka ngasinzira nkaza gukanguka ntaza aho mperere. Ngera ubwo nibagirwa abana nabyaye amazina, najya guhamagara umwana nkajya musifura kuko izina ryabaga ryane. Nahura n'umuntu tuziranye mbere akansuhuzanya Uwiteka sibo yemeye n'abagamba mukoreshe arababwira omusajja uyu mugabo natura arica arihangana arica ukaba yebaso haleluya natura arica Pastor Nyambochwa pastor ibintu mfasha ukaba yebaso haleluya ngambira ni bati Samuel magambo Samuel atudde wano Samuel arica yaha Samuel atudde iravuga bikaba yategeka bigakora. Urabibona ntabwo byashoboka ko nza hano, ntabwo byashoboka ko nicara impande ya Babwe, ntabwo byashoboka ko ninda mu bantu umwanya ungana gutya. Nabaga nihuta ububabare, ariko ibihamya birahari. Ibihamya birahari, ntabwo njya musigaye kuri uko mbivuga kuko kurukira hano ntabwo ndongera kurwara umutwe. Urabona igihe gishize, ndakeka ukwezi gushize nta kinini. Ntabwo kubyumva utarababaye, utaragize ububabare igihe nagize, nararibwaga mu buryo bushobora gutuma nta kontrole kuko bwari ububabare
bidasanzwe ntabwo wabyumva. Iyo nabashaka kukubwira ko ndwaye umutwe ni wowe wa wundi wowe uba wumva nyine. Rero nageze igihe uwo wumva urenga nkagira ubabare bakarumisha morphine ikanga kumfata kandi ariwo muti wa nyuma wagombaga kunkarura. Rero mpagaze hano nkubwira wowe wumva udafite kwizera mu gihe uzajya mbona uburyo ukwizera, kuko nagomba kuba ndi gutoragura amashashi nshaka kuzaza gushima Imana neza n'inshuti zansigayeho. Urumva muri urwo rugendo abantu baragenda bakakurambirwa iyo uhora uvuga indirimbo imwe, byanze byari byanze. Nshaka kuzashima Imana mpagaze hano ndakeka abana banjye batanze indi muzima. Urumva muri iyo myaka nakurikije ko mbyibuka, nibuka ko nshaka kuba nararwaye umutwe. Imfura yanjye ifite imyaka 2, bafite imyaka 15, kubona utazi mama wawe ari muzima. Urumva kugera igihe ngiye nshobora kurwara nkajya kwihisha ahantu kugira ngo hatagira umuntu mbona ndi mubabare, nkajya nkana ku ivuriro ntomboje runaka nkabwira nti mukore ibyanyu, ntawe guherekeje ntawe. Abaganga barananirwa, Ndera iransezerera. Urumva rero gusezererwa n'Indera, hasezererwa n'umuganga wese wari ushoboye akambwira ko atanyohereza mu Buhinde ndwaye negatifu, nta ndwara ndwaye. Urumva urwo rugendo rwose njye nta ndwara nari mfite. Kugeza iyi saha sinzi na malariya uko imera, n'izo nagize nazigize kubera ingaruka z'ibinini nanyweye n'ishinge natewe, kuko nageze ubwo ibinini binanirwa, abaganga bananiwe babuze ibisubizo. Nageze hari Imana iraseruka. Ndababwiza ukuri, ndicaye ntabwo namaraga iminota ntabonye icyo kurya ngo bikunde, kubera nahitaga n'inzara ikantera umutwe, kubera ko ibinini nafataga byari bifite ubukana, byari bifite ingufu zirenze, byanteraga ibitotsi bikantera no kurya. Iyo nabaga ntababara nibwo nabonaga ibitotsi, barankarumaga bakantera inshinge bagakora ibishoboka byose. Niba uburibwe bwafashe iminsi 7 bukaze, hamara iyo minsi 7 ibintu byose byanze. Nyuma ya minsi ubabare yarangira, ya miti igatangira igakora. Iyo banteye yose naba ndi hano, aho ngeze hose hasaba umuntu aho mpegeka, haba muri butike haba muki, mpengeka ngasinzira nkaza gukanguka ntazi aho mperere. Gera ubwo nibagirwa abana nabyaye amazina, najya guhamagara umwana nkajya musifura kuko izina ryabaga ryanjye. Nahura n'umuntu tuziranye mbere akansuhuzanya ubwuzu, njye nashakisha amazina hano tunaturanye urugo ku rundi. Murumva ko ibihamya bihari. Urumva uburwayi bugera ubwo bambaga akaguru ngendera mu mbago, ariko aho ndyamye nkajya mbona indwara ziratandukanye. Nkibuka ko umutwe nasukagamo amazi nkazenguruka ahantu hose, ariko akaguru sindi kubasha no kugenda. Ariko nkajya mvuga ngo Mana, ninongera gukandagira aho nzagera bakuvuga nzavuga kugira neza kwawe. Umushumba yarakoze, ntabwo ari umushumba wanjye gusa, mpora mbibabwira ko ari umubyeyi wanjye. Ntabwo ibi ngibi mubona, ibi biroroshye, kuko ibirori byose bizamumokaho azabimenya, agomba kubimenya, kuko ntabwo numva. N'ubu iyo nicaye nk'uko muri gusenga ngira ngo ndarota, ntabwo mba numva mpari. Hari n'igihe mba mbona ntahari, nyine nagiye, kuko ntabwo nzi ko bishoboka ko mara umwanya ungana gutya. Ariko nshima Imana ko nzaba umuvugabutumwa. Ntabwo rero nagomba kuzavuga ubutumwa njye ndi umusazi, kuko hari n'igihe nk'umuntu yampamagaraga tumaze kuvugana, hashira umwanya ntabwo kubihambwiye n'abandi n'abavandimwe mbibagirwa izina, naba turi kumwe nk'ahantu namushakisha nkamubura. Aho ngera mu mujyi, nagera Nyabugogo nkayoberwa igihugu ndimo, ari aho navukiye.
hasigara ndi kubaza abantu ngo ndahagana he, abambonye bakagira ngo ndi umusinzi kandi ntanyweye inzoga. Rero ndashima Imana mu byumve, nzavuga kugira neza kwayo, kuko iyo mvuye aha ngataha nkaryama ngasinzira, ni ukuri nta mutwe urya. Sigaye naravuze nkagira n'isoni zo kubwira abantu ko ntari kuribwa, kuvuga ngo nabibabwira mu kanya bikamfata. Ariko ubu sigaye muzi bamwe amasaha akabanyura nkabwira ni mujye muza muhagere iminota 5 muvuge ko ari jyewe wa mugore wabahamagaye muze kureba aho Imana yanyirije. Hari umukuzina wanjye nijoro ejo twari kumwe mu mujyi byakundaga, twagendaga nyine yiteguye, buri muntu wese yiteguye ikigiye gukora. Twabaga bari standby yo kundaraho ku bitaro. Ambwira ngo ariko uzi ko ariko nshaka kureba umupasiteri wawe, uzi ko uwo mupasiteri washobora kuba akaze, ngo ntabwo nari nzi ko nagucyura ku buryo yiriwe yabuze umwanya, ariko akabwira ngo mwasoza saa 10, mwasoza saa 8 z'ijoro, yewe ndaza parike unyereke umupasiteri. Ati se nta mafaranga agusabye ntayo, nta kindi kintu se mumva y'ikindi wabonye akoresha, ni ukuri yaravuze ngo ndakize, kuva uwo munsi narakize. Mbivuze byamara imyaka bikamarira imyaka, kuko niba abantu benshi bari banabibona kuva byambaho naranezerewe. Hahandi nta n'umuntu ujya nibuka gusuhuza cyangwa kubwira ngo mwaramutse, kandi buri munota nawe bakubwira ngo byanze. Ubundi koro yanjye bari kumbaza uherereye he, kuko nabaga ndi nka hano utuye i Nyamirambo, buri wese agace nabaga ndimo uwabaga ari hafi niwe wazaga kunterura. Bageza kwa muganga namwe murabyumva, ntarara njomba kugwa ahantu hose hashoboka, imiti yose ikaka. Nkunda kubibabwira ngo ntabwo nigeze mbura ubushobozi bwo kwivuza, nari mfite ubwishingizi bumvuza ahantu hose. Umuganga yambwiraga naramubonaga, ariko rimwe ngeze ndavuga ngo sinzongera kwivuza ku izina. Imana igira ngo inyereke ko ariyo ubwayo imanuka igakora. Mvuze nageze ejo bundi, Imana ibaha umugisha, ariko imvugo y'Imana ntihamye. Tegereza umunsi n'igihe, niba ariyo mwavuganye no kubikora izabikora. kandi ni ukuri ahora bihamya ko Imana yamukijije i Siyoni pe, ahora bihamya. Ushize yaratubwiye ati ubu mfite ibintu byinshi byo gukora. Bihangane tugejeje kwakira umushumba wacu, wakira umushumba akora Imana yisheje cyane. Mureshina n'ibindi bitavuga Yesu nashimye cyane. Dushimira Imana rero ko bwa Germaine. Amena. Birashoboka yuko mwabyumva kuriya mukagira ngo ni ibintu byoroshye. Iyo wumva umuntu ananiwe amavuriro yose yo mu Rwanda akomeye apana za dispensaire, CHK, Roi Faisal, Hopital Militaire, hariya bita Legacy ni ivuriro naryo rikomeye cyane. Noneho akananirwa n'indero yagiyeyo avayo adakize. Amena. Ariko ari ijambo rye mbabwira, Yesu nashimye. Amena. Nababwiye ko dushaka guhombya ibitaro. Guhombya ibitaro. Ibitaro bikajya byirirwaho ubusa bikararaho ubusa. Kuko abarwayi babo bambuye twabakijije. Agafarumasi yose rikeye sozo yewe. Amena.
tekereza yavuze ngo bajyaga bagura imiti y'ibihumbi 100 buri cyumweru. Hajya buri cyumweru buri munsi. Byaranarenga. No. Urumva umuti yakoraga ejo so yasubiraga kugura. Umwe wakoraga ngabo umuti. Urumve hari yavuga gusaba yinga ko yakona ubushobozi bwo kuyigura y'abagafite. Ariko turashima Imana. Haleluya. Haleluya. Ntabwo mu rugo iwe ari farumasi ibikwamo imiti. Ntabwo ari stoke y'imiti. Ikindi cya kabiri gikomeye muri make nawe niyiyuka. Yenda Yesu gira neza. Haleluya. Ibase abantu yajyaga hose. Habaga ari umuntu urafokusa ku mutego. Kubera ko mvuga atari guhaha. Ariko ageze muri Siyoni. Haleluya. Amateka arahinduka. Iyo ageze muri Siyoni amateka arahinduka. Abayama mwaje mumeze nkaho nawe uyu munsi ntawe uri gutangura. Amateka arahinduka mu izina. Kuko Imana hari ijambo Imana yatubwiye muri Siyoni. Yaratubwiye umuntu wese uzagera i Siyoni azashira azatamarira n'agahinda kandi umubabaro uzamuba. Hari abantu baba babizi ngo mbavuge muterere n'Imana mwishime. Kubera ko hari byinshi yakoze. Amena. Uriya utera Reruya yageze muri Siyoni asa naho yanze mu bitaka. Yari afite inda yari imeze nk'umusizi. Yapine ya Cathedral urayibona. Nibarame. Yesu nashimye. Hari n'ibindi bamuterereje cyo bundi ariko nabyo turabikukuramo. Uyu munsi si kwa gatanu. Byaje kwa kabiri no kwa gatatu. Wabyumvise aka kanya ndaje bimukure. Uriya umuntu wamurogesheje. Urumva umuntu wamurogesheje yajyana hose kwikuza byarabananiye. Nubwo abo bari batarapfagiye ngo niba ari inshuro zingahe yajyanye zingahe. Abo bari bagiye ukangana. Nani wibuka umubare. Yagiye inshuro nyinshi ariko ntacyo byatanze. Ariko bamurangira i Siyoni. Ageze i Siyoni. Imana izishurira ibyo yararwaye. Icyo gihe yaramusengeye. Abadayimoni baravuga haleluya. Bavuga ahantu byaturutse kuko byaje. N'ababimuterereje. Muzi yuko Yesu nashimye. Jewe icyo gihe nahuye n'intambara mutazi. Ndamusengera arakize none intambara zizamuka. Muri karitsiye bajya kurega ku murenge. Hagiye kurega ngo yabashebeje. Kubera ko abadayimoni bavuze amazina y'abantu. Noneho baza kusengera iwacu. Baje bababohereje ibi turabikugisha noneho usibye ukiri bivuga nabo bishe n'abata bakuye n'abakibose abakozi bo ku murenge baje kureba baje kugira ariko ari nasi tutabazi bahita bandika bakora raporo ati ba bantu ni abarozi ku musozi. Amen. Basanga neza abo bantu batayimoni bavuze barapfuye n'abari ahandi bari badatuye nabo barabishe barabavuga bose na groupe y'abarozi yose barayivuga. Aribo bacokoje Imana. Aribo bacokoje. Bavuga n'abandi bagiye kwica ubu. Yesu nashimye. Amen. Haleluya. Barangije baravuga batayimoni ngo ntabwo bazamwica ngo nibatakubera namwe ngo ntabwo bazamusiga batamwisha. Bavuga kuzamurya inyama kuri Noheli.
Yesu nashimwe. Amena. Arangije twirukanye abadayimoni bongera babyohereza abantu mu biryogo, turabakubita dukubitamo ibyumba, dukubitamo icyago mu Bugarama, tugera baza n'abamasayi bamaze ibyumweru 2 baraje kugira ngo bazamwice. Nabo turabakubita turabiruka. Wagira ngo se bya bintu byoroshye. Yesu nashimwe. Hazi ibyo muri Tanzania birananirwa, hazi ibyo Burundi birananirwa, hazi ibyo Uganda birananirwa. Noneho baravuga ngo nibananirwa kwica uriya turumvikana ngo wa wundi wabohereje niwe bazica cyangwa se basubiza amafaranga yabo, ngo bari ababaye 500 abura amafaranga yo kubasubiza. Ubu amakuru mperuka yari bakoresha urupangu ngo yishyure amafaranga. Kubera ko n'igishoboka ko yamwica, n'igishoboka imbaraga zabo twarazishenye. Yesu nashimwe. N'ubu nabo turaje tubakure. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana yacu iracyakora kandi n'ubu birakora. N'uyu munsi bidukora nta uri gutangwa yacu. Haleluya. Mureke tuyikorerane. Reka dusome ijambo kugira ngo twihute. Ndana amasaha wagenda. Turasoma Esiteri ibice 9 ku murongo waho wa 14. Izina rya Yesu yongeramo gake. Haravuze ngo nuko umwami ategeka ko biba bityo. Mwaje ategereje gusoma handi sitwarangije. Yesu nashimwe. Niba mushaka turangiza umurongo nazisomye ayawe, reka dusome na mbere yawe. Ariko icyo nashaka kuvuga ngo umwami ategeka ngo nuko bibe bityo. Haleluya. Ngo noneho bafate abahungu bose n'abana bose turagenda nta cyanguraranga ngo ategeka yuko abana bose bahamanye nabo bamanikwa. Yego. Yesu nashimwe. Haleluya. Ngo umwami arategeka. Ubu tugiye kugenda ku mategeko y'ishuri. Yesu nashimwe. Hari abantu bagutegetse bagutwaza igitugu. Hari abanyabubasha bagutegetse ugenda winyuma cyangwa ugenda ufite ibirenge. Hari n'ibyagutwaza igitugu kubera ko nta bundi buryo wagira. Haleluya. Haleluya. Hari igihe uba umuntu ideni yarangiza akaguhamagara muri segonda, yarangiza akanakubwira ngo ndagushaka, nawe ukagenda kwegera ibyo abandi ukamwitaba n'ibyo wari gukora n'iyo utetse urabireka kuko ibyo utetse ashobora kuba ari ibyo wagukora. Amena. Nawe ugasenga ukavuga Imana icyampa ngo mbone mvuye mu ideni ry'uriya muntu kuko wakugize imbatayo. Amena. Haleluya. Ariko umwami arategeka. Ubwo ategetse andi mategeko yose yabaye ku buzima bwavuyeho. Ayandi mategeko yategetswe ku buzima bwawe ataye agaciro. Aya barozi bategetse ku buzima bwawe uyu munsi ataye agaciro. Aya bagome bategetse ku buzima bwawe uyu munsi. Ibyabaze bategetse ku buzima bwawe uyu munsi. Hari itegeko rimwe gusa. Haleluya.
nashimwe. Ubu buri munsi ibihugu by'isi biragaragaza ibisasu bigiye birushanya imbaraga kugira ngo kimwe kizagitere ikindi. Niba ibisasu ku isi bari babireba kugira ngo basubane imbaraga mu buryo bw'ibisasu, ijuru ryajyanye ngo ku kirema cyatera umwanzi wa kakara. Imbuto igisasu cyakubita abantu, imbuto igisasu cyakubita amagi, imbuto igisasu cyakubita amayeri. Yesu nashimwe. Niba kikana kirarema inyuma, ndashoboka rero uyu munsi byose biri gushoboka mu izina haleluya. Ubushimira bwabo ni kwa gatanu ari ku cyumweru, nimba ari ku cyumweru noneho ndetse Imana yabwiye ngo yayishirije umutwe n'ikibuno ngo ndetse no hagati ngo ntacyo kizongera kuba uyu munsi bishiririza kandi bigende. Amen. Oya barategeka ngo uyu munsi bigende bibe ukire bibe bityo utabarwe ubona akazi uyu munsi bibe haleluya haleluya. Uyu munsi ibe bityo Imana yatategeka mu izina. Aya nubwo mutari mubyumva yenda mabona navuze umurongo nkasoma mutoya kugira ngo yenda turebe uburyo kwinjira mu bindi, ariko ni igihe turumvikana, ni igihe abanzi b'abayuda rw'iteka n'iteko ry'umwami ugenda gusura ngo bice abayuda bose mu gihe bari Shushani, ngo babice abamara mu bihugu 127 mu mahanga Serusi yategekaga byose, ngo iteka n'iteko ry'umwami ugenda gusubambe byasohoye. Haleluya. Ku murongo wa kabiri w'icyo cyagenda aratubwira ngo birahinduka ngo noneho abayuda baba bagira uruhare ku banzi babo. Haleluya. Uyu munsi bihinduka mu izina. Oya hari amakuru asorusa atarazi, ntabwo arazi ubugome bwande bwa Aburahamu. Oya ntabwo ari Namani, ni Amani, ni Amani aza kubyitiranya. Ntabwo arazi ubugome bwa Amani. Bamaze kubimubwira ngo ko hari igiti cya mikono 50 yari yiteguye kumanika Morodekayi, kandi Morodekayi nawe wakirije umwami wenda kumwica. Haleluya. Ineza wagize yari itaramenyekana, ariko uyu munsi iramenyekana mu izina rya Yesu. Ibintu wakoze bitaramenyekana, ariko uyu munsi iramenyekana mu izina, kandi ugiye kwitunga ibihembo byayo. Uyu munsi
iratabaye. Haleluya. Reka tuyicyubahiro. Yesu naje. Reka tuyicyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Ariko irategetse ngo bibe igiye guteka kuri wowe noneho. Amateka agiye guteka. Mana mu izina rya Yesu ndananisa imbaraga z'umwijima zose, ndananisa ibitero by'abasimu n'abadayimoni, ndananisa imbaraga z'abarugi n'abacwezi, izanyabingi n'ibitero, amahere mu izina rya Yesu. Umuriro utwika, umuriro murategeka imbaraga zose zamugenzeho. Turirukana imbaraga z'umwijima zose, aho zaba zaravuye hose uko zazingana kose. Umuriro w'Imana ndawumanuje, umuriro abazimushe, abarangimushe, yabigimushe, ibitegamushe, amaheremushe, abamashambamushe, ibyo yariye, ibyo yanyoye, ibyo yatambutse, ibyo bamutayeho, ibiri mu nda, ibiri mu gatuza, mwese ndabananije, mwese ndabirukanye. Umuriro w'Imana n'ubatwi, imbaraga z'Imana zirukanye. Ndavuze ngo mwasiwe mushe, abavuye hose uko meze kose, uko mugana kose, umuriro mushe mugende, mushe mumurekure, mushe mumumwe. Dayimoni nakubwiye gusohoka, sohoka mwese, sohoka mugenda, genda, subira wavuye, subira kubakohereje, subira kubagutumye, genda nta burano ugifite, nta mbaraga ugifite. Ni izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndirukana nyabi, ndirukana ibitero, ndirukana amahere, ndirukana mu mazi, ndirukana mu mashamba, ndirukana mu biru, ndirukana abo mu mari. Ni izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, umuriro w'Imana, umuriro isha uruzi, isha twakuye, isha sohoka ugende, sohoka nakwirukanye, sohoka nakunanije, sohoka mubujije uburyo, sohoka uri wese mu nda ye, sohoka mu mugongo, mu bitugu, ku maguru, mu mutwe. Ni izina rya Yesu. Abarongi mwese sohoka, genda, shiramo wese vamo, umuriro w'Imana, umuriro isha ndagutwitse, murekure dayimoni, genda sohoka, genda muvemo, genda nakubonye, sohoka mwese, genda va muri iyi nda, umuriro udasanzwe, imbaraga zidasanzwe. Ni izina rya Yesu Kristo. Abarundi mushe umuriro w'Imana, manuje umuriro udasanzwe, manuje imbaraga zidasanzwe. Sohoka genda nakwirukanye, genda nakunanije, genda mubuje amahoro, genda mubuje umutekano. Kana mu izina dayimoni, shiramo gende, shiramo wese, shiramo ntabwo dukwiye kudashize. Genda wese sohoka genda wufashe kuri abo maso, umuriro w'Imana n'ugutwike, imbaraga z'Imana zigutwike. Mu izina rya Yesu wicaye mu gahanga, ndakwirukanye, ndakunanije, ubujije amahoro, ubujije umutekano. Sohoka moto wa mbinguni, sohoka mudege wawe kajya, genda wese, genda nakunanije, genda nakwirukanye, genda mubujije amahoro. Dayimoni sohoka, dayimoni w'agasuzuguro, sohoka munakwirukanye, dayimoni nyabingi, dayimoni bitega, dayimoni amahembe, dayimoni abuzimu. Mu izina rya Yesu ndabananije, ndabirukanye. Umuriro w'Imana sohoka mwese, sohoka ndakwirukanye, vamo, genda wese, genda, shiramo, shiramo mu izina rya Yesu. bari barimo kunyandika imuzi ntawe bambwiraga ngo ndi uwawe, uri gusenga nyine nubwo numvise ko hose mbona umuntu wambaye umwenda w'umweru utangiye imbere yanjye, arangije afata ukuboko amen. Tugiye kubohora imbaraga z'abazimu n'abadayimoni. Hari abadayimoni bazi iminsi birakwinjiyemo.
mufashe kwa gatatu umunsi uri kumwana umunsi w'umutari Misiri umunsi wo kwa gatatu cyangwa se wo kwa kane n'uyu munsi Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti umuriro utwika umuriro 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 mbaraga z'ijuru umuriro w'ijuru umuriro 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 ku maguru umuriro mu mutwe umuriro mu gatuza umuriro mu mugongo umuriro mu nda umuriro mu izina rya Yesu abasega umushi yamenye umushi ibitega mushi amahembe mushi abo mu mashamba abo mu maha daimon nakubwe gusohoka mu mpanuro sohoka umuriro w'Imana umuriro 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 mu nda umuriro mu nda umuriro mu mutwe ku maguru shademon shawesi abapiro isha mu muriro w'Imana imbaraga z'Imana mukora kw'ijuru mubibona itangaza by'Uwiteka mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ishawesi umuriro no gutwika imbaraga z'Imana ziguseye mu izina rya Yesu aho wavuye hose uko ungana kose uko umeze kose mu izina rya Yesu 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 mu izina isha usohoke isha turakwirukana isha turakunanije isha turubujije uburyo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu urahunga ujyahe umuriro w'Imana umuriro 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 no gutwika imbaraga z'Imana zikwiruka imbaraga isha turakunanije isha turagutwitse isha moto mbinguni moto isha wese isha uri wose isha umeze kose umuriro ku maguru umuriro mu mutwe umuriro mu gatuza umuriro isha wese isha turakwirukanye isha turakunanije isha turaguseye umuriro w'Imana no gutwika imbaraga z'Imana zikwiruka mu izina rya Yesu isha wese urahugira ariko twagufasha mu izina rya Yesu umuriro udasa umuriro mu mugongo umuriro mu nda umuriro mu gatuza umuriro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti abasimu wese mushi yabindi mushi ibitega mushi amahembe mushi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti umva umuriro udasa ukora ku ijuru daimon ndakunanije ndakwirukanye ndakunanije umva umuriro w'Imana umva imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti abavuye hose uko ungana kose uko umeze kose imigambi bafite yose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti umuriro w'Imana umuriro murakatoza umuriro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti isha uri hose muri iyi gukora kw'ijuru Imana itangaza by'Uwiteka daimon nakubwiye ngo isha wese isha ufashe hose aho uri hose urinde daimon urinde ndakubaza umuriro w'Imana umuriro ndagutwika ndakwirukana mu izina rya Yesu ndagusenya imbaraga zawe zose ndazishenye gukora kwawe kose ndagushenye aho wavuye hose ndahashenye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti daimon muvemo vamo mu izina rya Yesu umuriro w'Imana umuriro soka wese soka ndakunanije soka abazimu mushe byingi mushe bitega mushe amahembe mushe aho muri hose ukomeze kose umwana kose daimon nakubwiye ngo sohokamo kure nta mbaraga ugifite nta burenganzira ugifite turakwirukanye turakunanije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mu izina rya Yesu urinde ndakubaza mu izina rya urinde daimon urinde ndakubaza uragenda ujya he banza tubwire urinde barakubujije bande bakubujije urinde turakubaza mu izina rya uratubwira abandi baku mu izina rya abantu tubarusha ububasha n'ubutware tubwire urinde
urinde ndakubaza wavuye murimo muri bangahe umuriro mu izina rye tubwire urinde none muri bihe murimo muri bangahe mwashe bangahe beshe bangahe ibihumbi bitatu mwavuye irusizi kwande mwaje muki muri Marie Jose nini ni izina rye mwaje byari mwamwishemo gute umuriro mu izina rye uratubwira neza mwamwishemo gute umuriro mwitamo mujyamo bababwiye ko mufite mugambi wuhe mukamwica murabishoboye none mukora ikintu babyarananiye Sisera yabakuye vuga cyane mubirunga kwani we bazaba ikintu mumwica inka mwarakwire mwebwe mu izina rya Yesu musoke nimuva murajyayo mumufashe kwanza mumufashe umubiri wose mwagarutse amaguru n'iki kindi agakobwa kitwa nde nako muragashaka ntabwo kazabona mwakazigishije iki twagatwaye umwenda w'imbere muwujyana he mwawujyanye amapatrika ni wowe ufite yawushyize munsi y'urutare mu rutare rwa he ishyamba ryo muri Kigali ishyamba muri Kigali kamazemo igihe niyo mpamvu nta mugabo kabona nyina yirirwa ariko ntawe kazabona yarakazinze nubwo kakize indwara yambere ariko nta mugabo kateze kubona niyo kazi mwaragafashe mu izina rya Yesu mufite ububasha murabishoboye ndakubaza mu izina rya Yesu ntabwo twabasabye gucura inkuru cyangwa kugira murabishoboye ndakubaza uri mudukubita wowe icyo wagira iyo Mariya ashaka uradukubita nicyo mwagira uri n'itunyanya ubundi se wankundaga mu izina rya Yesu n'ubu ndagutwika usibye no kuwukubita mu izina rya Yesu umuriro w'Imana umuriro reka ndagutwika usibye no kuwukubita mu izina rya Yesu uranzi ndakuziho gato ndakuzi wowe wabujije amahoro narayakubuje wowe ntanayizanabona mu izina rya Yesu twawubasha n'ubutware bwo kukumena umutwe no kukwirukana buri wose mu izina rya n'ubu ndakubwiye ngo sohoka ugende sohoka ndavuze ngo sohoka genda nyine musohoke mwese musohoke mu izina rya Yesu nakukazemo umuriro w'Imana imbaraga z'Imana mu izina rya sohoka mugende sohoka mpamvu twiyemeje kugaheza mu rugo kwa nyina nawe azicwa n'agahinda niwo mugambi wanyu mu izina rya Yesu mwagiye mugeze umuriro w'Imana umuriro mu izina rya Yesu imbaraga z'ijuru diamond sohoka mu muriro genda nyine sohoka mugeze mugenda genda nyine mu izina rya Yesu genda nyine mu izina rya Yesu uri wowe wishunisha ye genda nyine sohoka nyine musigamo mu rubangaye uzamuye urabishoboye sohoka nyine sohoka ugende rekura umuriro w'Imana
soka ntabwo turwana ndakubwiye ngo ndaguteze soka Mana mu izina rya Yesu ushinganishije uyu mwana we mugire neza we mu ruhande rwe umunyeke kandi kuri mu bintu bitangaza abasimu n'amadayimoni amugendagaho n'amukoreragaho ntibazongere ku muntu kurungu urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Yesu nashimye we uza kuri Josiane urumva asaza mu kusenge tukabona abadayimoni urumva baramusize ntazakishatse ese umuntu cyose siriya ura ubundi n'uwe ntose n'uwe cyangwa n'uwe rusizi cyangwa niho abadayimoni baguteye hajya ngo ni abakima ibihumbi bitatu babitwa ngo icyajyamo nyine sisiraba mu biruka ariko none wowe bamuteye bavuye icyago n'ibiheko niba ari ibiheko biza kuri ibyo amafaranga byari kugeza katuzamura ikintu cy'Imana. Yesu nashimwe amen. Rero nawe tugusengere nawe mbwira amaraso mu rutoke kajomba umuntu bikajomba hano bikimuka cyo kugira amara kugwira umubiri wose turinda umuriro bikajya mu mutima umutima uribwe ubundi bigafata umutsi waha bikamanura n'agasasu ubundi bigafata imfundiko zose nkumva zirahenda umushyitsi umubiri wose ugahenda umushyitsi nkumva ntagatege hari n'igihe binyura mu matwi nkumva byinjiye nk'umuyaga ubwenge bugahita bugenda hari n'ikintu utaruzi byo bigiye kukugira pararize bigafunga imitsi yose n'ugahinamirana ugahinamirana ariko uyu munsi hari icyo Imana atetse ku buzima bwawe. Amena. Hari icyo ategetse yumva izo mbaraga zigiye kurangira ku buzima bwe. Uri Imana yirukana imbaraga zose z'abazimu n'abadayimoni. Manusha umuriro udasanzwe, manusha imbaraga zidasanzwe, manusha gukora kwawe Imana n'imirimo n'ibitangaza byinjire muri uyu mugabo. Imbaraga zamurwanyaga ibitero by'abasimu n'abadayimoni, ibitero bya nyabingi, ibitero by'imitenga, ibitero by'amahembe, ibitero by'ikuzimu, ibitero by'ibyo yariye, ibyo yanyoye, ibyo bamutongera, ibyo bamujugunyaho, ibyo bamwaturaho, ibyo bamutumaho, ibyo bamutega agatambuka ajya akandagira muri aka kanya nananiza izo mbaraga. Dayimoni akubwiye gushya ishya wese umuriro w'Imana wamanutse tangira ushe aho uri wose uko umeze kose uko ungana kose imigambi afite yose muri aka kanya ndagutwitse umuriro w'ijuru ugutwike imbaraga z'ijuru zigusenya aho uri wose uko ungana kose uko umeze kose ibyo waba ibyo byose muri aka kanya umuriro w'ijuru umuriro mu maboko umuriro mu nda umuriro mu mutwe umuriro mu gatuza umuriro ku maguru umuriro mu mugongo umuriro impande zose dayimoni shumure kure gende isha wese isha ndakunanije isha ndakwirukanye isha ndagutwitse dayimoni isha wese mu izina rye ndafashe wose ukubwiye ngo nta burenganzira cy'umufiteho si wawe ni umwana w'Imana ni umuzukuru Aburahamu ndakubwiye gushya wese mu izina rye umuriro w'ijuru umva imbaraga z'ijuru dayimoni murekure ugende murekure ndakunanije murekure ndagutwitse murekure ndakwirukanye murekure mubujije amahoro mubujije uburyo mubujije umutekano mu izina rya Yesu Kristo ati amufashe mu nda amufashe ku maboko amufashe mu mugongo mu izina rya Yesu umva umuriro udasanzwe umva umuriro aho waturutse hose uko umeze kose aya maboko mu izina rya Yesu yohereje imbaraga zidasanzwe z'ijuru amurinda yohereje imbaraga zidasanzwe z'ijuru mu izina rya Yesu Kristo ati ku maguru dayimoni isha wese isha umurekure genda ndakwirukanye genda ndakunanije genda ngubujije uburyo genda ngubujije amahoro mu izina rya Yesu Kristo ati ibiri mu nda ibiri mu mugongo ibiri mu mutwe ibiri mu gatuza aho urufasha hose ni ukaguru mu izina rya Yesu ndabirukanye umuriro w'ijuru umuriro isha mugende musohokemo mugende ndabirukanye ndabananije moto wa mbinguni
moto 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 isha wese isha genda soko genda murekure wese murekure ndakunanishe murekure ndagutwitse murekure mu izina rya Yesu kumva umuriro waye neza numvaga hari ingoma hano mu rubavu n'aha numvaga harimo kundya n'aha ngaha nsiba akaboko gahana mu nkokora numva n'aha ngaha hari ikintu kinyura mu rubavu kitajya kihava no mu mugongo numvaga bitameze neza numva asusumira none urumva umeze utungura urumva nta kibazo icyo kintu cyo mu rubavu cyahoragayo ikintu cyo mu rubavu cyahahora kikabuza cyari umutima igihe kingana iki byantangiye mu kwezi kwa kabiri ubu ni mu kwa gatanu wumve ni nk'amezi 3 cyangwa 4 kiduhoraho kitavaho ariko ntacyo cyumva saba ko Imana yacu icyumva nta nubwo kizagaruka uraba ukiri hano hanyuma uze kutubwira ko hari icyo wumva Yesu nashimwe reka bene data mureke mbabwire ikintu kimwe ntabwo muri Siyoni tugomba ntiturinda kwikebagura amen kuko turategeka twabubasha mu butware bwo gutegeka tubirukana ntabwo uzongera kubyumva ukundi humura Imana ishimwe cyane haleluya reka tuzamure icyubahiro cy'Imana ese nakora cyane ikora Yesu nashimwe mama umwana ameze gute ukamwambutsa akagenda ntagenda ko mutera tumeze gutya udutsinsi turi hejuru ni mwebwe mutabikora hano twavuye no ahagarara neza ndabikora pe none turema iminsi yose mu gatondo ndamuta yavuye hano agenda neza ni naho Imana nyene mu gatuza ntabwo batanga gusogera kuwumva ikintu cya kabiri amavi yawe nayo uterwamo n'ibintu bigufata kureka gutambuka Amena. Yesu nashimwe. Haleluya. Abababaye hari ahantu mutazi umubabaro wabo cyangwa mubibona gutya sibyo n'ibintu byagusabwa bwa n'umuntu urumva ntabwo ukagira ku kibuga kubera ko imbaraga z'Imana zamutse kandi zije kugira ngo zibohore umubiri wawe wose reka ndekera ngo nta kintu nongera kuvuga yirukana abasimu n'abadayimoni uburyo bwose uri Imana y'ibintu bidahindurika uri Imana ikiza indwara uri Imana irukana abadayimoni muri aka kanya abadayimoni bafashe muri aka gatuza ndabirukanye ndabananije mu izina rya Yesu umuriro w'Imana numanuke muri aka gatuza abasimu n'abadayimoni bafashe muri aka gatuza ndababwira ngo nimumurekure nimumuvemo mu izina rya Yesu zajya bingina amahembe musohokemo ndabananije ntabwo ari uwanyu ni umwana w'Imana ni umwuzukuru wa Aburahamu dayimoni akubwiye gusohokamo umuriro w'Imana rusikarama bashikana n'isi wayasegrensome ndavuze ngo mumurekure ntabwo ari uwanyu nimusohoke mumuvemo mumurekure amabwe yose kose two mugana kose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndabirukanye ndabananije babujije uburyo abafashe kure amaguru mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti umuriro w'Imana ababavi ndabirukanye ndabananije babujije uburyo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndategetse mubasha bahanisho musohokemo mu izina rya Yesu imitsi itakoraga itangira ikore amagufwa atarahayo yashubije mu mwanya mubasha gutwara nayo n'ijuru ndategetse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mwagakure gucire muri aka kanya umuriro w'Imana umuriro
mushe imbaraga z'umwijima zose mushe mu izina rya Yesu wa Nazareti uri Imana iboho boheze bavuze ndakubita hasi imyuka yose amugendagaho imyuka yose amugendagaho ndabananije ndabirukanye ndabasheye nimusongera ugaruka ukundi umuriro w'Imana nubatwike imbaraga z'Imana zibirukane aka gatosi Mana manura mu muriro manura mu imbaraga zidasanzwe ndavuze ngo wese gusa mugende mumusohokemo mumurekure mwashaka guteza ubumuga muve mu mubiri we muve mu byo byose mu izina rya Yesu wa Nazareti ndavuze ngo nimusohokemo musohoke mugende musohoke ndabananije ndabirukanye babujije uburyo musohoke mu izina rya Yesu wa Nazareti mugende ndabirukanye ku buzima musohoke mu izina rya Yesu wa Nazareti urakoze kuri Imana ibohora urakoze kumubohoye urakoze kumukirije urakoze kumucira inzira urakoze kumukije nta muri iri josi mu izina rya Yesu wa Nazareti yaragiye barugiye ngo Satani ajya kumuteza kanseri urakoze kubikoze urakoze kumutabara urakoze kumugire neza ni mu izina rya Yesu umwami wacu uragiye kurwara kanseri nyine niwo wonyine afashe aricyo cyumva musoya nanjye byashoboye kumuhane cyane sinashe ngo byamushoboye kunamenya none se n'abana tugira erega ifite amaso none se ibyo byose yakoze n'ibihugu bari kugeza bitwereka none se urumva iki kirimo mu mafu umva iki kirimo mu gatuza umva iki kirimo igendera amahoro Mana mu izina rya Yesu uri Imana igira neza uri Imana ibohora uri Imana ica inzira ndasengeye umwana ibyo bamurose ibyo bamutaye ibyo bamushugunye ibyo ari ibyo yatambutse ibyo bamutaye ibyo bamushugunyeho mu izina rya Yesu wa Nazareti ndirukana izo mbaraga zose z'umwijima nakubitasi ibyo bitero byose ndirukana abarongi ndirukana abacwezi ndirukana nyabingi ndirukana ibitenga ndirukana amahembe ndirukana ibyo mu mazi ibyo mu mashyamba ibyo mu birunga ibyo yakandagiye ibyo yarenze ibyo bamutaye ibyo bamushugunye ibyo bamatuye ibyo bamuterereje za karande zo mu miryango zo zose nazinanije mu izina rya Yesu ndatura kubohoka mu izina rya Yesu mpamagaye umuriro wawe murinda abazimu bose bahagaze murinda ibitaro byose bahagaze murinda ndabitwitse ndabyirukanye ndabinanije umuriro w'Imana imbaraga z'Imana gukora ku ijuru imirimo n'ibitangaza by'Uwiteka ndavuze ngo nimusohoke mugende kuzimu wagende kuzari gukira ndabirukanye muri we ndabirukanye muri w'Imana mwohereje murinda uburwayi buri murinda bwose ndabunanije Nazareti reka yakire gukira reka muhorwe nawe reka umugire neza imyaka abaye kuri uburwayi nyinshi imyaka amaze ku musozi w'uburwayi ni myinshi ariko Mana yaje imbere yawe mutabara umukize kandi umurengere umugire neza urakoze kubikoze urakoze kumutabaye urakoze kukije murinda urakoze icyoro kibi cyaha wera uretse n'iteka ryose urakoze mu izina rya Yesu uruvuze Yesu nashimwe harya wari warwaye igihe kingana iki wari warwaye imyaka yari arwaye imyaka 3 ariko Imana ikoze imirimo n'ibitangaza kuri imirimo y'abasimu n'abadayimoni murinda muheje umuriro udasanzwe abasimu n'abadayimoni abenshi murinda ndabikwegabananije mu izina rya Yesu wa Nazareti ibyo ari ibyanyu ibyo bamuteje ibyo bamutaye byose bitesha agaciro mu izina rya Yesu ndirukana izi mbaraga ndasenya imigambi ya zose nakubita zikura kwa zo kose ndategeka murinda ngo wabe hazima ibyari birimo byose ndabisohoye ibyamunyaga n'ibyamugunaga murinda n'ibyamunyaga amaraso byose ndabisohoye urakoze ko bikoze mu izina rya Yesu umwami wacu kanda cyane ngo ugira ikibazo rero ibyo badutererezaga bikonga amaraso kandi bigashaka ko
kuhinamirana ariko Imana irasukisha mu izina rye Mana uri Imana ibohora idatatusohoraho segeye uyu mumama imbaraga zisaba ugendaga imbaraga zisaba ukoreraga imbaraga zisaba tubaza bw'ituku ndazirangije ndazirukanye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana yumva gusenga guterereza nijoro muri gihe nijoro ntabwo bisongera kuza umuntu mama ushize ntabwo usengera umuntu asengera ushize ntabwo ugera kumusengera wegenda genda azagusengera kuwa gatanu utaha ntabwo wongera kubyumva sibyo ni ibintu baguterereza rose karanga agashikara ejo bundi akakaguru k'ibumoso n'ak'ibumoso kariya kari kakutse karimo kondya kamukunda nabibonye ni ibintu bakuteze vamo nyine genda murekure ugende izina rye sha yuve genda soka izina rye sha izina rye soka shira rumbu siruni urumve wacitse intege nibwo wakomeza izina rya Yesu mushemo mawasemu mushemo wadayima mumurekure muvemo mwese mumurekure mwire Imana n'amatwi izina rya Yesu abaza mwese mushye ntabwo umutwe ukiyemo ntabwo ikikuti muvemo isha wese isha cyane kuranje Mana mu izina rya Yesu birukana imbaraga zose z'umwijima ndananiza gukora kose ndananiza abaronge bashwese nyabingi bitega amahembe abo mu mashyamba mu mazi izina rya Yesu Kristo nazo dayimoni soka murekure muvemo wese muvemo ngenda mu izina rya Yesu Kristo nazo mu izina rya Yesu dayimoni rekura ndakunanije rekura wese genda soka mu izina rya Yesu muvemo wese murekure genda aho wavuye hose ukomeze kose ukugana kose imiga isha ndagutwitse isha ndakunanije isha ndakwirukanye isha wese isha umuntu ushe umugongo ushe mu gatuza ushe mu izina rye soka murekure vamo wese vamo umwere mu nda umwere mu maguru umwere mu mutwe umwere mu gatuza mu maboko hose isha mwere w'Imana soka genda n'amahanga ufite kugutaho soka mu izina rye soka murekure soka kwezi Imana mu izina rye soka abantu ni mugende abashwese mugende nyabindi mugende ibitego mugende amahanga mugende soka mu izina rye soka shiramo wese shiramo ameze gute ndabohora ingoma ndabohora Imana imbaraga zisubije Imana zinanije mu izina rya Yesu wa Nazareti reka akire gukira reka akire gutabarwa reka akire kugirwa neza urakoze kuri rwose mu izina rya Yesu wa Nazareti ndananiwe ndabaha abasabwa abadayimoni mu izina rya Yesu wa Nazareti urakoze kumuhe kandi urakoze kugutabaye izina rya Rabbi mu izina rya Yesu uri Imana iva gusenga urakoze kuri Imana itabara ukaba Imana ica inzira urakoze gutabara ingoma imbaraga z'umwijima zabugenagaho
twagenderagaho. Urakoze kudutabara mu izina rya Yesu. Uri Imana igira neza, uri Data twese uhoraho. Ndamusengeye mutabara umurengere uri iruhande rwe, umukize kandi umutabare muri byose wakoze mu izina rya Yesu. Amen. Reka Imana yacu icyubahiro. Itorero Siyoni sibyo yanyereje mesaje aramwana musengere ndamubwira yaravuze musengere n'abandi mu materaniro ya ano n'abandi ndabizi atari ko ndamugane turafatanya n'itorero tugusengere mureke tumusengere sibyo mutunge ibiganza aho mubonye hose kandi mumusengere ikintu icyo ari cyo ari ibyo ashaka kubona tumusengere Imana imucire inzira mibone. Mana Data twese uri mu ijuru, uriya n'umwana wawe ari hariya ni ukuri Data n'ubwo atari hano ariko hano urahari, uramureba urazi ibyo akeneye, yasabye inkunga y'amasengesho abene se kandi ni ukuri we ijambo rye ritubwira neza ngo amasengesho cyane wumva kandi ugasubiza vuba. N'abategoni za bitanga imbere zivane imbaraga zose n'abategoni n'izindi zisigaye zivane ahubwo Mana umwe kubibona kandi ni ukuri bizaba iby'umumaro bizaba iby'umugisha mu murimo wawe. Ndagusengera rero igaragarize kuri we umurwanirire umucire inzira zitari umubere byose muri byose umugire neza kugira umugisha kuko uri Imana yumva gusenga. Urakoze ntabwo tugutotesha amagambo ahubwo tuzagara tugushyira tubwira itangazamakuru kuri byose icyo kintu cyawe kuzageza ubuzima bwacu. Uramuka nta cyaha cy'imana n'itegeko ribihana mu izina rya Yesu Kristo amahoro. Haleluya. Mira mugenzi wawe mubwire ati Imana igukubitire chini. Yesu nashimwe. Mwese ndabashoje kandi ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Cyane cyane nkunda hano i Siyoni. Amen. Ngiye gukoresha ikiganda ndabizi neza yuko biragenda neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amanya tumukunde Dawidi, amazina yitwa Tumukunde Davide, umwagaro wawe uwo mukundwa Dawidi. Ekisinga mu byonna Kristo anjagala kuruta byose Kristo aramukunda. Amen. Tubaniriza mwena turabanezerewe kandi nikaze mwese okubeera wano mu Siyoni kuba turi hano muri Siyoni. Abaturaba nubwo abatureba n'abatugoberera namwe abatukurikira tubagala nnyo turabakunda mu izina rya Yesu. Olunaku olwaleero uyu munsi ndina message afite ijambo ligamba nti walondebwa. Ijambo livuga ngo waratoranijwe. Walondebwa, waratoranijwe, oli mwana wa Katonda. Abatuwadde ekigambo abatuhaye ijambo bebaza nnyo ndabashimiye cyane. Mwebale kubuulira, mwakoze kutuganiriza ijambo ry'Imana, mwebale okutuwa message, mwakoze kuduha ijambo ryiza era nga ntuufu kandi ijambo ry'ukuri. Amen. Haleluya. Gamba nimbawo bwira mugenzi wawe walondebwa ko utoranyijwe era oli wa mukisa kandi uri umunyamugisha. Olwaleero uyu munsi okubeera mu Siyoni, kuba hano uri hano kuri Siyoni. Pasita nkwagala nnyo, pasita ndagukunda era Mukama akumpeera omukisa kandi Uwiteka aguha umugisha. Ate ngenda kukwagala kandi nzakomeza kukumbe mu linnya lya Yesu, mu izina rya Yesu. Fude ministry afite aho duturuka bagita Holy Nation Revival Church, itorero ryitwa Holy Nation Revival Church. Aho ngaho niho bakorera umurimo w'Imana. Ebirala tujja biraba, ibisigaye tuzabibabwira. Lwaki nafunye message egamba nti
ese ni ukubera ikiri jambo naribonye naryakira waronderwa ko watoranijwe era waronderwa mu banzi watoranijwe kandi muri benshi si batono ntabwo watoranijwe muri bakeya naye mu banzi ariko mu benshi basaba ne banyabo bene data bakundwa twaronderwa twatoranijwe mu banzi mu benshi bari batwerabira bari baratwibagiwe naye katonda ariko Imana basaba ne banyabo bene data wariwo katonda harimo ajukira uwo nguwo wibuka abo be basura abo bajugunye kera abo be banajya wabweru abo bajugunye hafi katonda bajukira Uwiteka aribuka wariyo jabasanga uwo baribuka bakamusanga wariyo jabasanga hari aho basanga ngabe kwese bihishe iyo ngiyo abaronda akabatoranya abafura bakabaka akabahindura abami shote shambata haleluya vuga ngo haleluya bene data sizakutegeeza je kukubwira waliwo katonda yakulonda Imana yagutoranyije yakoma kulonda kyokka ntabwo yagutoranyije gusa yakufuula kabaka ariko yaguhinduye abona ntegeera sinzi niba muri bunyumva waliwo katonda hari Imana eyakulonda eyo yagutoranyije kuleta mu kifo kino akuzana hano akufuula omusajja wawe akuhindura umugabo w'umunyabaraga akufuula omukyala wawe akuhindura umumama w'umunyabaraga si ensonga lwaki gye wakulira ntabwo ariyo mpamvu aho wakuriye ngambira nimba mbwira muturage si wawe ensonga ntabwo ari impamvu lwaki gye wakulira kuki wakuriye iyo ngiyo katonda talaba gye wakulira Imana ntireba aho wakuriye ayalaba mutima ahubwo areba umutima wawe ayalaba mutima areba umutima wawe bwakuyita iyo aguhamagaye nakuleeta akakuzana akufuula kabaka aguhindura umwami akufuula kabaka igikomangoma waliwo abaosangawo aramusanga naye yakuyimusa ariko arakuzamura akutwala mu bbanga ubasanga arakuzamura mu myanya yose haleluya vuga ngo haleluya yagala tusome mu kyawandiikibwa ndashaka dusome icyanditswe ekiri mu samwiri egisooka Samweli igice cya mbere essula ey'ekumi na mukaaga wa cumi na gatandatu basaba igice cya cumi na gatandatu n'olunyiri olusooka umurongo wa mbere njagala musomereka ndashaka musome ngambira nimba mumbwirire aho ngaho ngambira nimba mbwira muturanyi wawe katonda Imana akutumira omuntu akoherereza umuntu ajja kufugeka amafuta ajya gusukeho amavuta bali bakwerabira abari barakwibagiwe amafuta gakutwale amavuta kujyana ebifo ebinene ikomeye ebifo eby'amaanyi mu myanya ikomeye oh haleluya amen thank you jesus urakoze Yesu you are welcome the holy spirit umwuka wera n'ikaze you are welcome the holy spirit n'umwuka wera n'ikaze in jesus name mu izina rya Yesu somera kyawandiikibwa soma icyo cyanditswe lwasoma bulungi soma neza Tacha oya ekikyawandikibwa mutwala samwiri ekisooka Samweli gice ba mbere gice cya cumi na gatandatu N'olunyiri umurongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu haleluya igitabo igitabo cy'umuhanuzi Samweli igice cyaho cya cumi na gatandatu duhere ku murongo wa mbere. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati aha uzageza he kuririra Sawuli yes kandi nanze ko ari umwami wa Isiraheli uzuza ihembe ryawe amavuta aha gutume kuri Yesayi i Aha. Betelehemu kuko niboneye umwami mu bahungu be. aha Samweli arabaza ati nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi nugera uvuge ko uvuga uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, aha maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, aha nanjye nzakwereka uko uzagenza. yes Uzansukira amavuta aha kuwo nzakubwira. uwo nzakubwira Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi.
Yes. baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Ati ni amahoro. Nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aribwira ati ni ukuri Uwiteka yibikisha amavuta uyu imbere ye. Yes. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nk'uko abantu bareba, Nk'uko bakora iki? nk'uko abantu bareba, abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we ariko Imana ishobora byose areba mu mutima. Komeza. Yesayi aherako ahamagara Abinadabu, amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Yesayi ariyogeza amurika Shama. Nako Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be amurikira Samweli abahungu be bari. Maze Samweli abwira Yesayi ati aba si bo Uwiteka yatoranije. abasibo Uwiteka yakoze iki? Ariko musajja babaita Sawuli. Habayeho umugabo witwa Sawuli. Yari kabaka, yari umwami, naye teyatambulira amaaso ga Katonda n'abakyali kirina okubeera. Ariko emigendesereze ye imbere y'Imana ntabwo yari yubashye Imana, teyakigoberera, ntabwo yakurikira Imana. Kati Katonda noneho Uwiteka n'atunulira arareba, waliwo omusajja hari umugabo we bayita Yese, yitwa Yesayi, abatabani afite abasore bameka bangahe? Bayibuli wanayongera musanvu, bibiri ivuga barindwi. Yaleeta iyo abo yazanye kitegeeza bivuga ngo abo musanvu, abagabo barindwi yalina akulembeza, abo nibo yari ashyize imbere mu maaso ge, imbere y'amaso wali yakato, ariko hari agato, wali yakato, hari amaherezo yatekamanyiddwa katazwi ntamusagikaho, walina kuba wano mu nsi yose, ushobora kuba uri hano naye ng'oli gato ariko utitaweho, nakamanyiddwa utazwi. Pasita waffe, omushumba wacu hano mu Siyoni, ayinza kuba natamanyiddwa, ashobora no kuba n'awatazwi mu basumba abalala, mu bandi bayobozi, oba mu bantu abalala, cyangwa mu bandi bantu. Reka tujye kutegereza ikibazo. Reka tubikababwira. Wali akato, hari agatoya kariyeri, akanamwishoboka, kariyesigo, kasinda, kariyonyoyo, karira, gasoma Bayibuli, karinga Bibiliya, katuukirivu, kanezejwe, kabona Katonda, gashaka Imana, kalina umutima, gafite umutima, ogwetowaza, umutima w'Imana, kalina umutima, gafite umutima, ogumenetse, umenetse. Nagambye nababwiye Katonda kutumire, Uwiteka ajya koherereza, ajya koherereza omusajja, umuntu we bayita Samweli aje mu magambo. Uwiteka koherereze Samweli. Uwiteka asiwanya umuryango w'iwacu, aje mu makadera, omusajja Samweli bayatuuka wa Yese, ageze kwa Yese, akyabera kwa Yese, ibyabaye kwa Yese, yagamba yarabuze, sigenda kulya, sigenda kunywa, naye omusajja bw'ajyaga kufunga sinamufuna. Uyu muntu Imana ivuga ataramubona. Basaba ne banyabo umugabo Yesayi yari alina abasajja, yari afite ibisore nga bifaanana bwe biti, bikikikamu, ebisajja by'amaanyi, ebigabo by'ikiti, era abasajja kye wa mugabo nawe kyangu, nawe ngwino hano, wowe ng'otunulira, nedda singambye mukyala, ndavuga umugabo ngwino hano. Amen. Nawe ngwino. Mukama yebazibwe. Yesu ashimwe. Njagala singa ekifaananyi, ndashaka kubereka igishushanyo, nkulage kyali kwa Yesu, ikuleke uko byari bimeze mu rugo kwa Yesayi. Mukama yebazibwe. Haleluya. Kwa Yesayi yari alina abasajja
uwiteka aramubwira sibyo ntabwo ari bo sibyo ntabwo ari aha rinda ko tekereza mukabana bonane bahita amaso bose barindwi baratambuka n'abagamba mudeyo ababwira mu gihe mwiyicaye ndatarasibo uwiteka sibo yemeye n'abagamba mukoreshe arababwira umusaca uyu mugabo natura aricara arihangana aricara ukamaye basa haleluya natura aricara pastor Nyambochwa pastor ibintu ufasha ukamaye basa haleluya ngambira ni bati Samuel vuga ngo Samuel atupe wano Samuel aricara aha Samuel atupe Samuel yicaye we nagamba aravuga sija kumura abandi mufungura kuva wano abandi muhatse atuke bakuyane abandi mufungura nawe amusajja bana atatuka amushaka naya haleluya haleluya sifa kwa respecte musai kwa eyo abanda yawe nabo nakama arasubite bijukite usabye kanibutse bijukite 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 bariyo murara basaba n'abanyeho bere data bakungu ewa banzo kwera bira wanyu bashobora kukwima wanyu katona tukira ejo haluite kabiri yesa tukira hari manga yimuka wali wetone bazigamba ibyanditswe biravuga Petero egisoka Petero wa mbere esura mbiri umurongo w'igice cya kabiri n'umwenda n'umurongo wa cumi agapati n'abayita ariko murabahamagaye nebaronda n'abatoranye nebafura bakabaka bahigura ba nebafura bakina bahigura bami ise ibikomagoma omusajja gwe bayita Samuel uyu mugabo witwa Samuel n'agamba aravuga mugende mureke abagenda kukima Dawidi abagiye kumuzana Dawidi bamuletere bamuzanire Samweli bayikurega bibiri iravuga zamube Katonda yaganga niba abandi Imana yanze bari bamanyi cyari bari bazi aho uwo mugari musangire yomwe iwanyu bayiza kuba bakugana umuryango wanyu urashoboka ko barakwana bamara kugirisha amaso ga Katonda ariko yo wemewe n'Imana agenda koze sabo bakunone ahubwo bari buwiteka ari bukoreshe baze bakwende bakurete ibyo kugira magenda n'abakuru b'inzu
bene data katonda taraba ng'abantu nga bwe imana ntireba nk'abantu katonda taraba ntabwo uwiteka areba ng'abantu nga bwe bali abana b'abantu bayibuli nga bibiliya iravuga olunyi lwa 13 umurongo wa 13 aravuze ngo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be n'akamuvuga ko mu maso y'abaganda be ayamusukiraho imbere y'abakuru be uhereye ubwo umwuka w'iteka akajya aza kuri Dawidi cyane nuko Samweli arahaguruka asubira